ngo kubw'impamvu z'intambara ziri Kivu y'Epfo intambara ishobora kwaguka. Byatangajwe Tshisekedi avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera intambara iri muri Kivu y'Epfo intambara ishobora kwaguka cyangwa se gahindura isura. Bishatse kuvuga iki? Bahita babwira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe, bahita babwira abaturage ba Amerika, bahise babwira abaturage ba Amerika bati umuntu bababwiye bati abantu muri gusaba amaviza mujya muri kujya mu Rwanda bibaye byiza mwabyihorera, kandi namwe muri yo nibiba biboroheye kuhava nyamuneka inzira afunguye mufate inzira mutahe. Tubaye tuvanyeho ibikorwa bimwe na bimwe kubw'umutekano n'ibibazo by'intambara by'imyuka mibi iri ku mipaka. Isaha yariyo yose intambara yahindura isura kandi yakwaguka. Iyo bavuze ngo yagutse bari kujyana hirya abaturage bari hepfo za Bukavu, bari hepfo, bari hirya no hino, ariko bahise babwira abantu bari mu Rwanda, kandi nta munyamerika uba Nyabihu, nta munyamerika uba Ngororero. Abanyamerika usanga bibereye hano za Kigali, za Rwamagana hano bugufi na za Kayonza. Bivuze ngo intambara bari kuyibona isura yayo. Yego. So you saw one time a journalist asked me, say, are you in the CNN? It was, I must have seen it. And when So you saw one time a journalist asked me, say, are you in the CNN? It was, I must have seen it. And when I said, I don't know. Does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda? Simply, that is really technically not an answer I should have given. But also technically, it is an answer that would not take me to court. So, how do you prosecute an ignorant man who doesn't know what you're even talking about? It becomes difficult. So, but this whole back and forth thing has trivialized the real issue. The real problem has been trivialized. But there are bigger issues to deal with. Congo must own up. They have responsibilities and must not transfer their responsibilities to Rwanda. We're not responsible for Congo. Okay. Ni Perezida Paul Kagame umaze kumva cyangwa se warebaga kuri ekara ya telefone yawe ndetse na ordinateri yawe cyangwa se laptop yawe cyangwa se televiziyo yawe uri kuri Mugirente TV. Amazina yanjye muri iki gitondo cyangwa se amazina yanjye nkuko bisanzwe na Aristide Ndayishimiye, ngo hayi kaza ariko ngusaba kugira ngo nyamuneka niba ntagusabye byinshi, ntagusabye bya mirenge, nkorera subscribe, nkandira kuri sabone kugira ngo tujye tubasha kubana uko bwije nuko bukeye. Ati no one can harya avuga ngo iki, nta muntu numwe, abivuze ngo iki mu ruzungu, ignorant man ni injiji cyangwa se utazi udafite amakuru. Reka twihuse cyane, ntabwo nshaka kujya kure y'amakuru ngo sobanure by'iyi video, mwese murabyibuka neza. Ariko hagati aho ngaho ayo mfite ari kuva mu gikari ndayafatanya n'ubundi n'iki kintu nagira ngo nkubwize ukuri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze guhagarika cyangwa se guteguza abantu bazo, abaturage bayo kuba baryamiye amajanja. Byaba ngombwa ntibajye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu mvuze murabyumvishe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'inama
n'ibiki byose bibereye byari biri mu cyo bise gusengera Amerika, amasengesho amaze y'ejo bundi hashize, amasengesho nyuma yari amasengesho ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika babyutse basaba abaturage bayo, buri munyamerika wese uri ku butaka bw'u Rwanda n'uwifuza kujyayo, niba ingendo zabo atari ngombwa, niba ibyo bagiyemo bitihutirwa, babe bazihoreye. Noneho kandi n'abariyo mubaye mubishoboye mwapakira hakiri kare mukitahira, cyangwa se mukagira mute ndaje nyabahereze neza. Ariko mbere yuko njya kure cyane cyangwa se nza ngo mbibasobanure neza byatewe n'iki, ese koko Amerika iri kubara iki cyangwa se iri gutegura iki nyuma yo gutangaza kubwira abaturage bayo, hasa kubwira abanyamerika bose, haba bari Burayi, abari iwabo, haba n'abari mu Rwanda, kuba barya bari menge cyangwa se baryamira amajanja, byatewe n'iki, bihatse iki, kubera iki bisohotse nyuma yaho Tshisekedi yari mu masengesho. Kandi mwibutse ko muri aya masengesho Tshisekedi niwe wari umuyobozi wa gahunda. Ndagira ngo rero unyihanganire gato cyane mbanze ngucishe mwiri jambo maze kugushyira kuri ekara ngusobanure muri bikeya nzi, noneho kandi gatoya cyane mitenza nguhereze aya makuru uyabyaze umusaruro ugendeye kubyo ushaka. Nakubwiye ngo nitwa Aristide, nyemerera unkorere subscribe. Kagame twihuse cyane dusubire inyuma ho gato cyane. Kagame yari kumwe n'umunyamakuru kuri televiziyo irebwa n'abantu bose ku isi yitwa CNN. Kagame muri interview y'akantu gato y'abantu bahise bamuhimba Mr. Idono, Kagame yahise abwira umunyamakuru ati reka ibyo mbwira njye ntabyo nzi. Yaramaje ati vipi koko ingabo zawe ziri mu butaka, ziri ku butaka bwa Kongo? Umugabo wese amusubiza ngo I don't know. Nyuma kumubwira ngo you don't know, isa mbwa atari kuri commander in chief. Ambwa ati ye ndi commander in chief, ariko ibintu byose ntabwo mba mbizi, ntabwo ndi Imana nshuti yanjye, hari ibyo nanjye mba ntazi. Benshi ntabwo mwamenye icyo Kagame yararimo. Benshi ntabwo mwamenye icyo Kagame yabaraga. Ntabwo mwamenye ishusho imuri imbere. We yicaranye n'urya munyamakuru, ntabwo yarebaga Kadogara mugenzi wanjye, yarebaga media z'isi yose, yarebaga abacamanza b'isi yose, yarebaga international court, inkiko mpuzamahanga, yarebaga ibihano mpuzamahanga, yarebaga we imbere ye mwabona gurya munyamakuru, ariko Kagame amureba gutya mu maso. Ntabwo yarebaga uriya mugabo. Bibigisha iki? Ndeka mbigushyireho gato wumva ukuntu yamubwiye. Gato cyane, hangane gato cyane nkubwiye. Kagame nawe arabizi ko any mistake batitaye ngo uri igiki, batitaye ngo urinde, can take you to court. Yego agakosa kari ko kose wakora batagendeye ngo uri nyakubahwa, ngo uri ministry, ngo uri igiki, bakuyora. Kagame arabizi neza. Noneho rero umva ukuntu yavuze, tega amatwi wumva akavorime ndongeraho gakeya, akavorime ndakongeza gake cyane. Umva. So one time the journalist asked me, say, are you with the CNN or something? And when I said I don't know. Does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. Ati u Rwanda rwaba rufite any troops cyangwa se umusirikare cyangwa abasirikare bose mu butaka ku butaka bwa Kongo, muri Kongo? Kagame aramusubiza ati I don't know. You're the commander in chief. Yeah, there are many things I don't know. Aturi commander in chief. Ati yego
but there is many things I don't know. Gusa hari ibintu byinshi nanjye mba ntazi. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda? Simply that. Gusa bahise bagakata kugira ngo twihutire ku musozo. Hambwa atari kuramutse ugize ikibazo mbaza muri Congo kishobora kuba cyagira aho gihurira n'u Rwanda, nakubwiye ubwo yagira ngo ahita agobekamo there is FDLR, the genocide, nyanyayeye, ibyo tubiveho. Reka twigendere wumve uko yabwiye abantu. Ngo that is really technically not an answer I should have given. Byanyabyo mu buryo buzima, mu buryo bwa nyabwo bukwiye, ntabwo cyari cyo gisubizo nagombaga gutanga. Nagomba kubabwira ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo, nagomba kubabwira ko igisirikare cy'u Rwanda gifatanya n'icya Makenga, nagomba kubabwira ko 23 ari RDF. Nabwo that is not the real answer I should have given. Technically ako kantu kitonde, technically ntabwo cyari igisubizo nagombaga gutanga. Technically kuba yaravuze ngo I don't know, technically ntabwo byari igisubizo nagombaga gutanga. Umva impamvu. But also technically it is an answer that would not take me to court. Aka kantu nakumvishe nshuti yanjye, but technically it is an answer. Ngo ntabwo njya kubivuga neza, kubivuga nk'uko abivuze, ariko mva kuvuna ngo gusa mu bundi buryo nanone bwa technically cyari igisubizo cyiza, kintu gituma ntajya mu rukiko cyangwa ntajya mu nkiko. Technically nawe bivuze ko navuze technically ni igisubizo cyagombaga kundinda kujya mu nkiko. Ntabwo ari cyo igisubizo natanze, ntabwo cyari cyo gikwiye, ntabwo ari cyo gisubizo nagombaga kumuha. Ariko nanone mu buryo bwa tekinike nicyo gisubizo nagombaga kumuha kugira ngo ntajya mu nkiko, batanyora, ntajya muri gereza, ntajya kubazwa abakongomani bari kwicwa, ntajya kubaza abakongomani bari kwimurwa ku butaka, ntabazwa. Nicyo gisubizo nagombaga gutanga. Umva rero ukuntu yahise abyivugira, niwe wabyivugiye, nitujya tuyimwita please. Mujya kwasamira kuri ba nyuko, mujya kwayurira kuri bene wanyu ba nyogosenge na ba nyuko wanyu, twe mutuvane akajagari. Les imbéciles. Ni Kagame ubyivugiye. Tega amatwi wumve. But technically it is an answer that would not take me to court. Ntabwo mugirente yiza arika ko yakaguye aragagwira. But technically it is an answer that would not take me to court. Ntabwo ari court iringiri bari kuvuga, ni court y'abacamanza baba bambaye amakanzu, maze abantu bahita bakoma amashyi batazi n'ibyo avuze. Amashyi wayumvisha? How do you prosecute an ignorant man? Ni gute rwose woka ndagira ngo twubahane. Please make your research. Mubaze ngo what is ignorant? What is ignorant? What does word ignorant mean? Ijambo ignorant en français, c'est-à-dire quoi? Bisobanuye iki? Ijambo ignorant bisobanura iki mu Kinyarwanda? Abantu mwize ngo how can you prosecute
ignorant man just like me, ubundi uciruma prosecute. Ntabwo nzi ko wenda ari verbe, ntabwo mbizi niba ari kimwe mu maverbe ko ntabwo ndi Imana, ariko yavugaga ngo ni gute ushinza, ni gute ujya kuburanisha umuntu winjije inkangi udafite amakuru. Mu buryo bwa tekinike cyangwa se bya bindi nakubwiye Kagame yakoze, we ari kumwe n'uriya mugabo wa CNN, ntabwo yarebaga kamera, ntabwo yarebaga that current moment. Oya, we yarebaga what will be the outcomes of this interview. Ni iki kiri bubemo, ni iki kiri buzi nyuma yaho ntangire interview. Ese abantu ari ukuntu kanone ejo nkabyuka nkitwa perezida no kunkomera amashyi bugacya ndi Maduro, nkora iki? Ntabwo ari njye waciye umugani ngo aho gupfa none nzapfa ejo. nitwa Aristide Mugirente. Ibyo byose ntabwo mba nabyanditse, n'Imana ibirimo bibinyereka kugira ngo mbibaganize namwe mwishimira. Nkahita mugani rero ndacyakomeza nyine, turacyaganira kwa aka kantu, ariko nabundi bari na ngombwa ko nanjye mpita nshishamo nkatanga message yanjye. Nagira ngo nkubaze, nkwisabire, hari icyo bigutwaye ndamutse nje imbere yawe buri munsi ndi smart? None se hari icyo bigutwaye mbaye ndi gukoresha ikiganiro nkahereza umuntu kamera nawe agatanga igitekerezo cye? Hari icyo byaba bigutwaye? Hari ikibazo byagutwara rwose mbaye nsa neza kuri kamera, niyogoshesheje neza aka ordinaire, nambaye agakaruvate, cyangwa se nubwo naba ntakambaye nambaye agashati keza, ndi very smart? Hari icyo bigutwaye? Ntacyo bigutwaye. None uri nta kamera ngira, birababaje. Mfite abantu 84,000, tugiye kugera muri 85. Nubwo buri muntu yampa iyero rimwe, nubwo buri muntu yampa idolari rimwe, nubwo buri muntu yampa amafaranga 10 y'amanyarwanda, twagura kamera y'ubwoko bwose. Ariko mwaba harimo urubyiruko rutari rwatangira gukora, harimo babandi nyine bankunda ariko badafite icyo bamfasha, kuko nabo ntako bameze, n'abari bagenzi banjye. Abo ngabo ndabizi neza imirimo bakora, iyo gukora za subscribe, bakora imirimo yo gukanda share, bakora imirimo yo gukora comment, bakora imirimo yo gusharinga na za like. Ibyo byo ndabizi. Ariko none hari na babandi ababede, niko babita, babandi babita abagaga mu rurimi rw'amahanga, babandi bita rich. Ntabwo muri rich rata, muri successfully, abantu byemeye. Ariko niba byemeye mujye mwirukanaho umuzimu wo kugomeza kuniha. Ubwo se none nanjye nkaniha, ni gute uhitwa ashobora kurandata uruka? Urumva bishoboka? Oya, tugomba kwibona mufite akabaraga. Hagati aho ngaho rero, abanyarwanda, inshuti za Mugirente, abamambure ba Mugirente TV, inshuti zanjye, nimukore ga fundraising, nimukora ga fundraising, mungurire kamera. Ayo ubushobozi mwakwikuramo, hashaka umuntu w'umugabo, umuntu mwiza cyane, ndabaza ababyeyi mwenshi mbiteze amaso, Muzehe Papa Ishimwe, Padiri Thomas Nahimana, Monsieur le Président, the one and only, Brigitte Uwase, Queen Betty, Beya, ngiye kubavuga nahera kuri subscriber 1 Claudia Shifa kumanuka hasi. Mwese abako ndabasabye mukora ga fundraising, mungurire kamera. Hari ubwo mbasabye nabi, si nibyo gusa, ndi gutegura ikintu gikomeye cyane nzatangira kujya mbakorera nimara kuzuza 1,100. Ndi gutegura ikintu gikomeye. Ibi by'ibiganiro ni ngombwa tuzabikora, ariko mbafitiye projet ntureba, muzabireba, mumfashe gusa munkorere aga fundraising, mumbonere kamera. Ibindi bijyanye na sensibilisation mu bindekere. Icyitwa sensibilisation, nimwanga ibiganiro ntimuzanga indirimbo, nimwanga indirimbo ntimuzanga filime, nimwanga filime ntimuzanga comedy. Nzabashakira ahantu hose kandi ubutumwa nzabutanga.
ndagusabye rero munyarwanda uri kundeba aya masaha ukaba ukunze Mugirente kuva aho umuboneye n'amaginga ya, kandi hari igihe wigeze uhiga ku Mana ko hari umuntu uzagirira neza n'ibiramuka byemeye, ujya gusaba akazi aravuga ati nimbona akazi nzagira umuntu mereza gutya, ujya kujya nuza mu mahanga aravuga ati ningerayo Mana nzashaka umuntu ngira gutya. Rero hari igihe nagira umugisha nk'abandi umwe muri abo bantu. Ngaho rero ndagusabye mwihanganire sound ya pikipiki, ndagusaba ikintu kimwe cyonyine, munkorere fundraising, mungurire kamera, kubera ko na kamera ubwayo icyo bita ku resolution cyangwa se ku ishusho, iyo zino za YouTube ku bantu nabonye Bruce Melody arimo asaba monetization mu gihugu cyo mu Rwanda, ni ukuri kw'Imana Bruce Melody, thank you so much for that question. Cyari ikibazo cyiza cyane, wari gusanga izindi ngegera zose zatendinze iyo nama zitari kuzamura. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, watekereje cyane kandi ibintu twari tumaze iminsi dusaba n'ubundi n'abandi bose. Rero mbisobanure abantu mudasobanukiye ibyo bintu bijyanye n'itangaza na media, abantu mudafiteho namba, mugure kamera. Nzicara nibura njye mbatangira isomo rya buri cyumweru cyangwa se nibura rya buri minsi 3 mu cyumweru, mbigishe ku buntu. Abashaka amacano nyabafungurire ku buntu. Imana yatanze impano zitandukanye. Ntuzajye mu biganiro bikwicisha mu gihe uzi neza ko mu Rwanda batemera abantu batavuga ibibari ku mutima. Ntuzajye mu biganiro bigufungisha mu gihe ugishaka kuba iwanyu, kandi n'uburenganzira bwawe. Niba wumva ubishoboye, it's up to you. Cyo nzabafasha ngewe, nzabafungurira amachannels ku busa, mbigisha uko muyakoresha, mbigishe ibyibanze. Nimujya mugera no mu gihe cyo guhemba mujye mwegera abo bahungu gusa, niba baca amafaranga birabareba. Nge nta muntu nzaca n'igice cy'ijana, kubera ko naherewe ubuntu, nanjye ngomba gutangira ubundi. Ibyo mbivuze nka message, ndi kubabwira ko ngewe nkanjye nikeneye kamera, nta kindi nsabye. Nkeneye kamera, ibyo ndi kubara n'injye ubizi. Hari ibyo nshaka kuyikoresha mu minsi iri imbere, ndi gushaka gutangira kujya ndikodinga ko aya ma producer. Njye ubwanjye ndi producer, ndacuranga, ndi umwanditsi, ndi umuhanzi. Ntabwo babaranze muranzi, ntabwo ndi kubeshya, nta nubwo ari n'ibyo. Byaroroshye inshuti zanjye, reka mbibire n'iri banga ntabwo bari babwiye. Abahanzi you can pay $70 cyangwa se 50, ubwo ni ibihumbi nibura 60, ukishyura AI ikagukorera indirimbo, ikakwandikira indirimbo, just a writing song, then bakaguha melody, bakaguha rhythm, ukagenda ukayikuraminga cyangwa ukayibroka. Wamara kuyibroka ukagenda kwa producer ukayiririmba neza bya professional. Uyu munsi ibintu biri very simple kubera icyo bita artificial intelligence cyangwa se AI. Ibyo byose rero nitwa Aristide, ntabwo niza, ariko twabana kuba bishaka. Kano gatwe mureda, this one kari kameze ngo gapakiye ubwenge. Mbabwira ko ngewe nirata ko Yesu Kristo yamenye, mbabwira ko nirata ko Imana yamenye, yarangeze kanyandika ngesi izina ryawe ryanditswe mu gitabo. Yego nababwiraga kugira ngo nikomereze, ntinyamuneka mpunguriye kamera, hari ikibazo. Mumfashe mukangurira kamera, hari icyo bitwaye. Abantu 5 mwagura kamera, abantu 10 mwagura kamera, abantu 100 mwangurira kamera. Ntabwo nsabye zimwe z'abanyamahanga zihenze, oya, akumutima wawe uguhaye, wumva uvuga ati aka kantu kakorera Mugirente bigakunda, ndagusabye nkorera ku kantu. Kubera ko iyo amafaranga ikiganiro cya YouTube na telefone cyinjiza ntabwo ahuriye n'amafaranga y'ikiganiro cya kamera. Ibyo byo mbivugira ahangaha, abandi ntabyo babwira. Niba babwira ko wenda badahembwa cyangwa batabona amafaranga, barabeshya. Ntabwo ari menshi tubona, kuko turi muri Afurika duhura n'imisoro ikomeye iteye ubwoba, duhura n'amavunane menshi, dufite ibyo bibazo by'amaresolution mbi, ariko tugize umugisha twabona ibikoresho, noneho kandi
nibura tukasigaza ikibazo cy'umusoro ariko tutagira ikibazo cya resolution. Ibyo mvuga birumvikana, abahanga murabizi, cyasaba abafite abantu mufite ubwenge murabyumva, nzi neza ko muzamfasha. Reka nikomereze. Nari nkikubwira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kubwira abantu bayo, umva amakuru ukuntu ari kuvuga. Amerika igiye kuvanaho bimwe na bimwe mu bikorwa, cyangwa se hari imirimo igiye guhagarika, hari ibikorwa na bimwe na bimwe bigiye gufungwa muri ambasade zitandukanye zayo, harimo niyo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Kenya. Amakuru atangira avuga ko mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'intambara ihanganishije umutwe w'inyeshyamba ya 23 ufashwa n'u Rwanda ndetse n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gufata ingamba zo kwirinda ingaruka z'iyi ntambara mu karere. Amakuru aturuka rero mu nzego z'umutekano avuga ko Amerika yatangiye kugabanya ibikorwa bimwe na bimwe bya diplomasi nko mu gihugu cy'u Rwanda, aho hari ibikorwa byimuriwe by'agateganyo i Nairobi muri Kenya mu rwego rwo kwitegura ibihe bidasanzwe by'umutekano, cyangwa se emergency preparedness. Izi ngamba rero ntizivuze ko ambasade ya Amerika yafunzwe burundu, ahubwo ni uburyo busanzwe bukoreshwa na leta nyinshi mu gihe habayeho ibyago by'umutekano mu karere runaka. Abanyamerika baburiwe muri urwo rwego. Amerika yanatanze itangazo ryo kuburira, icyo bita travel advisory, abaturage bayo, ibasaba kwitandukanya n'ingendo zitari ngombwa zijya mu Rwanda niba bahari n'abari bahari kubahiriza amabwiriza y'umutekano, ndetse bamwe bagahitamo kuhava mu gihe babibona biboroheye. Iri tangazo rero rigamije kurinda abaturage ba Amerika, cyane cyane abanyamahanga baba bashobora kugirwaho ingaruka mu gihe intambara yo muri Kivu yakomeza kwaguka cyangwa se igahindura isura. Ubusobanuro rero ku rwego rw'akarere, abasenguzi bavuga ko izi ngamba zitagamije gushinja igihugu runaka, ahubwo zishingiye ku isesengura risanzwe ry'umutekano w'akarere ka Great Lakes kamaze igihe karangwamo intambara muri Kivu, umutekano muke ku mipaka n'umwuka mubi wa politiki hagati y'ibihugu bimwe byo mu karere. Kuva intambara ya 23 yakongera gufata indi ntera, ibihugu bikomeye byatangiye kwitondera cyane ibibera muri aka gace, bitegura uko byarinda inyungu n'abaturage babyo mu gihe ibintu byarushaho kuba bibi. Ni amakuru, ntabwo ari inkuru, ni amakuru ngo kubw'impamvu z'intambara ziri Kivu y'Epfo intambara ishobora kwaguka. Byatangajwe Tshisekedi avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera intambara iri muri Kivu y'Epfo intambara ishobora kwaguka cyangwa se igahindura isura. Bishatse kuvuga iki? Bahita babwira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe, bahita babwira abaturage ba Amerika, bati umuntu bababwiye bati abantu muri gusaba amaviza muri kujya mu Rwanda, bibaye byiza mwabyihorera, kandi namwe muri yo nibiba biboroheye kuhava, nyamuneka inzira afunguye, mufate inzira mutahe. Tubaye tuvanyeho ibikorwa bimwe na bimwe kubw'umutekano n'ibibazo by'intambara by'imyuka mibi iri ku mipaka. Isaha yariyo yose intambara yahindura isura kandi yakwaguka. Iyo bavuze ngo yagutse, bari kujyana hirya abaturage bari hepfo za Bukavu, bari hirya no hino, ariko bahise babwira abantu bari mu Rwanda, kandi nta munyamerika uba Nyabihu, nta munyamerika uba Ngororero. Abanyamerika usanga bibereye hano za Kigali, iyi za Rwamagana hano bugufi na za Kayonza. Bivuze ngo intambara bari kuyibona isura yayo. Yego, intambara bari kubona isura yayo. Reka mbifurize kugubwa neza. Ni amakuru ngo hayo yabyaza umusaruro, yakoresha ibyo ushaka. Nitwa Aristide, nkusabye kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Ntibagirwe gukanda subscribe
Imana iguhe umugisha.